bakunzi ba Twige Muzika, nongeye kubasuza kandi banikaze mu kiganiro Twige Muzika. Nibisanzwe muri kumwe n'umuhungu wanyu Success the Winner. Muri umwanya none rero tugiye gukomeza isomo ryacu rya interval nkuko nari nabibasezeranyije. Nababwiye yuko iri somo ntabwo narirangije, nararisubitse. Muri umwanya nongeye kurisubukura. Hanyuma mu kurisubukura rero tugiye kwiga uburyo piano yubatse cyangwa se keyboard. Ngira ngo twafata akaruhuko gatoya hanyuma nkaza kugaruka dukomeza isomo ryacu. Hanyuma ndagarutse. Piano cyangwa se keyboard ni itsinda ry'ifunguzo 12. Izo funguzo zihagarariye amajwi 12. Nyuma izo funguzo harimo ifunguzo 7 zihagarariye amanota twita natural notes, amanota kamere ariyo hagarariwe na zira funguzo mubona white keys. Hakaza n'izindi funguzo 5 wita black keys. Ngira ngo mu buryo buzamuka dufite C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B. Mu buryo bumanuka dufite B flat, A flat, G flat, F, E flat, D flat kugeza kuri C. Hanyuma zira funguzo ebyiri z'umweru zahagarariye amanota ya E na F bazita natural kubera yuko hariya harimo icyo twita half step cyangwa se semitone. Harimo semitone mu gihe mu yandi manota intera irimo ari tone. Noma ngo urabona hagati ya C na D harimo tone, hagati ya D na E harimo tone, hagati ya F harimo semitone, hagati ya G na A harimo tone, hagati ya A na B naho harimo tone, ariko hagati ya B na C harimo semitone kubera yuko ari amanota rimwe rikurikira irindi nta yindi semitone iciyemo. Hanyuma E na F ndetse na B na C ari only natural half step. No ngo ni semitone cyangwa se ni intervalle ziri naturel kubera yuko nta accidental ihari. Hanyuma accidental nigeze kubivuga ariko reka nongere nyivugeho. Nababwiye ko accidental ni ibimenyetso nizira funguzo mubona za black keys zihagarariwe n'ibyo twita flat ndetse na sharp cyangwa se bemol na dièse. Nyuma iyo tuzamuka ni sharp, iyo tumanuka ni bemol. Noneho iyo tuzamuka niba ukanze wenda ku nota rya C ugakanda iyi sharp ikurikiyeho yitwa C sharp. Bivuze yuko ino C iri kamere yikubyemo kabiri itiba iyi C sharp. Nuvuga ngo sharp yongeraho 1/2 cy'inota risanzwe. Nuvuga icyo tuvuze ngo kwiyongera ni frequency, nuvuga ngo ni inshuro ryajwi ryisubiramo kugira ngo uryumve ku isegonda. Bivuze ngo rero niba inshuro iri nota rya C rya do naturel ryari rifite, niba isimbuka C sharp ngo ryikubye kangahe kabiri. Hanyuma kuri flat yo igabanyaho 1/2 cy'ijwi risanzwe. Niba dufite wenda D flat bishatse ngo frequency D yari ifite yigabanyijemo kangahe kabiri. Iyo hariho sharp ebyiri yongeraho inshuro ebyiri, iyo ari flat ebyiri igabanyaho inshuro ebyiri. Hanyuma hakaza iyo twita natural ni ikimenyetso rero cyo gikasaringa cyangwa se gikuraho za sharp ndetse na za flat. Hanyuma rero ngira ngo mwanyemerera ngasubikira ngaha. Muziki munagenda bijya bikeya
tuzakomeza, gusa mbabwira yuko iri somo mbahaye mu buryo bw'amagambo bw'imvugo, ngiye kubategura n'indi somo riri paratike cyangwa se rigaragaza ibikorwa bitarenze ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu. Iri somo ryamaze kubishyira kuri YouTube channel, cyo musabwa ni gukora subscribe, wenda mugakora na share. Ni inkunga ikomeye cyane ko iyo mubikoze biba bifasha binantera courage, biramotiva kugira ngo ngire imbaraga zo kongera gutegura amasomo menshi. Ndabashimiye, Imana y'umugisha ya Rwanda Success the winner, wifuza ibyiza gusa.